ineza yawe, urukundo rwawe, imbabazi zawe ntibirondoreka. Haleluya. Yesu nashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Mwebwe tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bari ku migabane itandukanye y'isi, nshuti zacu abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, aho muri hose Yesu Kristo nashimwe. Iki gitondo Imana ikoze ibitangaza, ikoze ikintu gikomeye cyane mu bumana bwayo, mu mbaraga zayo, irabyongeye irabikoze. Igitangaza ikoze cya mbere, izinze ijoro izinguye amanywa. Igitangaza cya kabiri, ikongerereye iminsi yo kubaho, iguhaye umwuka wo guhumeka. Ibyo ni ibitangaza bikomeye bifatika Imana yonyine yikoreye ku buzima bwawe n'ubwanjye. Irongeye irabyemeye, iravuze ngo bahubayeho. Imana nishimwe. Birashoboka yuko abarozi batabishakaga iri joro kubyuka uri muzima. Birashoboka ko abanzi bawe bari baraguhaye umunsi wa nyuma, ariko Imana irakwimana. Imana nishimwe, irabyongeye niyera, iravuze ngo baho nubeho mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hereza Imana icyubahiro. Unyemerere ntutambuke muri iki gitondo cya kare ngo ugende udahereje Imana icyubahiro. Banza Imana aho ugiye, banza Imana mu byo uri bukore uyu munsi, banza Imana hose. Imana ikubanzirize n'ahahandi utagera mu mitima y'abana b'abantu. Imana ibanzeyo, ihindura imigambi y'incakura, iyubikana uburakari bwayo. Imana nishimwe. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Muri iki gitondo tunejejwe n'Imana ishobora byose, Imana y'inyembabazi, Imana yuzuye urukundo, Imana y'inyembaraga, Imana ikubeshejeho mu buryo butangaje, Imana iturinda, katurindisha imbaraga zayo. Imana ishimwe. Turacyari muri teme yacu yitwa inzira ncamo. Inzira ncamo, inzira ncamo. Birashoboka ko inzira ucamo, ubundi inzira ni ebyiri. Hari inzira yo gucamo igororotse, inzira itunganye. Hari no guca mu nzira igoramanze, inzira navuga ngo yuzuye ibyaha. Ni wowe uzi kandi ni wowe ufite inshingano zo guhitamo inzira ugomba gucamo. Ugaca mu nzira igororotse, ugaca mu nzira itunganye, ugaca mu nzira inezeza Imana, inzira yo gukora imirimo myiza. Ariko nimba warahisemo nabi, nawe uzagororerwa ibibi. Ariko wahisemo guca mu nzira nziza, iyo asoje urugendo agororerwa ibyiza. Kandi akiri no muri iyi nzira, Imana igenda imuha umugisha, Imana igenda imwigaragariza. Imana ishimwe. Inzira ncamo. Ese uri guca mu yihe nzira? Wahisemo iyihe nzira? Ese inzira ucamo ifite ubuhe buhamya? Inzira ucamo abantu bakurebye bakwita umugenzi wuhe? Inzira ucamo. Burya n'abagenzi baratandukana. Mu gihe abantu bakunda gutega indege, hari abantu bagenda ngo muri VIP mu ndege, hakaba n'abandi bagenda nyine mu byicaro bisanzwe. Inzira ucamo. N'umugenzi usanzwe muri ubu buzima tubamo, hari umuntu bavuga bati anyuze mu nzira y'ubusamo, ariko hari n'undi umuntu uca mu nzira yitoroye kubera ahantu ashaka kugera cyangwa uburyo ashaka kugenda. Murabyibuka nk'abantu babaye mu giturage, hariho umuntu wakundaga guca nko mu bisambu cyangwa se mu rutoki, akagenda amashokora amwuzuraho, ibintu bimwanduriza imyambaro, akaza kugera ahantu ari bugende yihungura yikuraho imyanda, kubera ko yanze kunyura mu muhanda mwiza. Aravuga ngo reka aciye ubusamo, agenda aca mu bigunda, agaca mu ntoki, ariko akagenda yanduza umwambaro. Kandi wenda yaragiye mu bukwe, yagera aho abandi bari guhita binjira mu bukwe, wakabanza akagenda akihisha ku gahuru, akagenda akabanza akikuraho iyo myanda yagiye yanduza imyambaro ye. Ibyo byose rero ni uburyo abagenzi bagenda
ariko se wowe inzira ucamo imeze ite? muri iki cyumweru twaganiriye ku nzira ncamo, inzira ucamo imeze ite? inzira ncamo imeze ite? inzira ucamo imeze ite? mu gitondo numva inyoni ziririmba zihimbaza izina ryawe mwami, nanjye ndaririmba kugira neza kwawe, ineza yawe nirondore. Dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Dawidi, Zaburi ya 84. turasoma umurongo wa 6 twihuse. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Riravuze ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Imana ishimwe cyane. Harahirwa umuntu wahisemo guca mu nzira igororotse. Harahirwa umuntu muri iki gitondo wowe tuvugana, urahiriwe kuko wahisemo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Urahiriwe kuko wahisemo gukizwa. Urahirwa wowe rata wakire Yesu. Ngo hahirwa ngo umuntu ugufitemo imbaraga. Iyo wakiriye Yesu Kristo, iyo wahisemo kuba umukristo, uba ufite imbaraga z'Imana muri wowe. Imana iguha imbaraga zinesha icyaha. Imana iguha imbaraga rata zinyura mu nzira ifunganye, nubwo benshi babona ko igoranye, ariko wowe Imana iguha imbaraga ukabasha gutambuka. Imana ishimwe. Ijambo riratubwiye ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Imana ishimwe cyane. Rikomeje rivuga ngo iki? Ngo hahirwa abafite mu mitima yabo, hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Urahirwa nimba ufite mu mutima wawe inzira z'igisiyoni. Urahirwa mu mutima wawe nimba harimo gushaka Imana. Urahirwa nimba mu mutima wawe harimo gukora ibikwiriye umukristo wihannye neza wamaramaje. Ngo hahirwa abafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni. Urahiriwe nimba mu mutima wawe harimo inzira zijya mu gukiranuka, inzira zishaka Imana, inzira zishaka amahoro mu mutima, inzira zifuriza abandi byiza, inzira z'igisiyoni. Imana ishimwe. Ntago mu mutima wawe habamo inzira zo gukiranuka, inzira zo gushaka ibyiza, inzira zo gushaka Imana, ngo ubu cyuzuye igomwa, ubu cyuzuye ishyari, ubu cyuzuye umujinya, ube wuzuye ubusambanyi, ube wuzuye ubuhehesi. Ntabwo bishoboka. Nimba mu mutima wawe huzuye ibyo, ntabwo ufite inzira z'igisiyoni. Yewe ndakurahiye. Imana ishimwe. Ayiwe, arakomeza aravuga Dawidi ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, ngo bagihindura ahantu h'amasoko. Birashoboka wowe ufite inzira mu mutima wawe, ufite inzira z'igisiyoni, ngo nunyura ahantu rero ngo hameze nko mu gikombe cyitwa Baka, hari ahantu habi cyane, ahantu mbese ahantu hadafite ikintu. Nunyura mu gikombe cyitwa Baka, nunyura ku muntu ushonje, nunyura ku muntu ubabaye, nunyura ku muntu wishwe n'agahinda, ngo iyo banyuze ngo mu gikombe cyitwa Baka, ngo aho hantu ngo hahinduka amasoko. Ngo bahahindura, ngo icyo gikombe ngo gihinduka ahantu h'amasoko. Nuhanyura rero, nunyura ku uwo muntu wariraga, uzasiga amarira ye avuyeho, azishima. Nunyura ahantu yewe aho hantu habi, aho hantu hari umubabaro, abantu bazanezerwa kubera ko ufite inzira z'igisiyoni mu mutima wawe. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo bahahindura ahantu h'amasoko, ngo bagenda bagwiza imbaraga, ngo umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana. Isiyoni. Imana ishimwe. Ngo yewe ngabo bantu bafite inzira z'igisiyoni, ngo bagenda bagwiza imbaraga, ntago bagenda bagwa ngo barambarare. Iyo ufite mu mutima wawe inzira z'igisiyoni, ngo igihe cyose ugenda ugwiza imbaraga. Imana nishimwe cyane. Nugwiza imbaraga mu mutima wawe habemo inzira z'igisiyoni, maze ugenda ugwiza imbaraga. Kandi nunyura
nanyura ahantu hameze nko mu gikombe cyitwa baka, ni ukuri hahinduka ahantu h'umugisha, hahinduka ahantu h'umugisha. Imana nishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Navuganaga nawe muri iki gitondo ngo nugire mu mutima wawe inzira z'igisiyoni kandi ugende ugwiza imbaraga. Imana nishimwe. Shalom, shalom. Ndabakunda cyane. Imana ibanezeze, idudubize umugisha mu mirimo y'amaboko yawe. Ni ukuri nawe nugera no ku bandi bameze umuntu wageraho ameze nka cya gikombe cyitwa baka, uhahinduraho amasoko, umuhumurize, umubwire ko Yesu atabara, umubwire ko Yesu ahindura amateka, umubwire ko Yesu akiri ku ngoma, umubwire ko Yesu yita ku banyamibabaro. Imana ishimwe. Haleluya. Shalom, shalom. ineza yawe